uyu yitwa Bwiza, utaza kumwitiranya na Bwiza bwa mashira budashira irora nirongorwa uvugwa mu migani y'abanyarwanda. Uwo bashingiye mu Burundi akanga kubyarana n'umugabo bari baramuhaye ngo ategereje kuzabanza kubyarira umugabo bakundanaga, ubwo ndavuga ex. Uyu we yitwa Bwiza Emerance. Uyu nguyu we abanyarwanda kuva bamubona kuri stage cyangwa se bamwumva bakaba batararambirwa kumwumva ndetse no kumureba mu rugendo rurerure rutari rworoshe, ahanganyemo n'abakomeye ndetse bakarishe nabo bari bafite amajwi meza. Reka uyu munsi mwinjize mu buzima bw'uyu mukobwa turebere hamwe ese yabigenje ate kugira ngo agere kuri uyu munsi tukimwumva kandi tumuteze amatwi. Nitwa Ishimwe Eliza. Muri bwa buvumbuzi bwacu bucukumbuye twegereye urubuga rwa Wikipedia, dusanga narwo rwakojeje ibaba muri wino rwandika ku mateka y'uyu mukobwa tugiye kukubwiraho umaze kuba ikirangirire mu banyarwanda. Amazina y'nyakuri yitwa Bwiza Emerance, akaba yaravutse mu mwaka w'1999 aho hari mu kwezi kwa munani ku itariki 9. Avukira mu karere ka Muhanga aho ni mu majyepfo y'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero uyu mukobwa akaba afite imyaka 27. Ni umukobwa wavukiye mu muryango w'abana 4, avuka ari we mfura, dore ko ababyeyi be ubwo bari batuye mu mujyi wa Kigali ari we mwana bibarutse bwa mbere akababera imfura. Ni mbere yuko rero bimukira mu karere ka Bugesera basigaye bituriye mu mujyi wa Nyamata. Uyu Bwiza yatangiye primaire ayitangira mu kigo cyitwa Kigali Harvest, nyuma yaho nanone aza gukomereza segonderi muri St Joseph High School, hanyuma akomereza muri Bernadette Igisagara, ariko nanone asoreza ahitwa St Aloys High School ni mu karere ka Rwamagana. Akaba ari naho rero yasoreje amashuri ye yisumbuye. Mu mwaka w'2002 yatangiye kaminuza ayitangira muri Mount Kenya University. Ahangaha rero akaba yarigaga mu bijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo, hospitality and tourism management. Anyemerere mwinjize mu buzima bw'uyu mukobwa neza muri kariyeri ye y'umuziki uko yayitangiye. Kuva mu buto bwe yakundaga umuziki cyane, dore ko inshuro nyinshi ababyeyi be iyo bajyaga gusenga mu rusengero batamusigaga. Uyu mukobwa rero akaba yaranyurwaga cyane n'indirimbo zarimbwaga n'amakorari yaho ababyeyi be basengeraga. Ku myaka ye 8 nawe yatangiye kuririmba mu makorari agiye atandukanye, dore ko yanaririmbaga mu myanya y'imbere abo bita ba dirija ndetse na ba dirijante. Ahangaha bari bagituye mu mujyi wa Kigali mbere yuko berekeza i Nyamata. Mu mwaka w'2021 Bwiza yitabiye amarushanwa ya The Next Diva. Aya marushanwa akaba yarategurwaga na label yitwa Kickers Music. Muri aya marushanwa yabaje kwegukana umwanya wa mbere, bituma iyi label imusinyisha amasezerano itangira kumufasha mu muziki we. Ku ikubitiro Bwiza yakoze indirimbo yitwa Available. Nyuma yaho akora indirimbo yitwa Yiwe. Nyuma yaho yaje gukorana collab n'umuhanzi ubarizwa muri iyi nzu itunganya umuziki bita Mico the Best, bakorana indirimbo yitwa Wibesha. Iyi ndirimbo rero yaje gutuma uyu mukobwa Bwiza yumvikana mu matwi y'abanyarwanda bari bamaze iminsi bari kwiyumvira indirimbo zirimo izaba Alielo Ways wari uvuye ku Nyundo, dore ko uyu nguyu yarimbaga mu itsinda rya Symphony, ariko ubwo yakoranaga indirimbo na Juno Kizigenza yitwa Away yahise yigarura imitima y'abanyarwanda bari bamaze iminsi bari kwikundira uwitwa Knowless. Nawe yarabaye viral mu Rwanda, bituma nawe yiyongera mu bahanzikazi b'abanyarwanda bameze neza. Ntago ari we wenyine kuko n'uwitwa Aline Sano muri iyo myaka yari ameze neza. Ubwo ndavuga umwaka w'2021, dore ko uyu Aline Sano yari afite indirimbo yitwa Setu yari iri guca ibintu. Hanyuma hariho nanone undi mukobwa nawe wari ufite indirimbo yakoreye mu nzu ya Badlama, dore ko uyu Marina yari afite indirimbo yari igezweho yitwa Brigade. Birumvikana rero ko Bwiza kwigarura imitima y'abanyarwanda byari bigoye kuko hariho abakobwa bamutanze mu muziki kandi bari bahagaze neza. Gusa baravuga ngo gushaka n'ugushobora. Uyu mukobwa yikojeje mu nganzo azana igihangano gikomeye cyane, akora indirimbo ayita Ready. Iyi ngiyi akaba yarikoze mu mwaka w'2022 mu kwa kane tariki 19. Indirimbo igisohoka yahise imufasha gukora icyitwa Breakthrough, abasha gukura ayo mazina y'abakobwa bose navuze haruguru mu matwi y'abanyarwanda, yigarurira industry iyo mu Rwanda, abantu batangira kumwumva cyane. Iyi ndirimbo kugeza ubu ngubu imaze kurebwa n'abarenga 1,500,000 ku rubuga rwa YouTube. Akibona rero ko ibintu byaciyemo kafashwe yanze kwirara ahita akomereza
akora indirimbo yitwa Rumors, nyuma yaho akurikizaho indirimbo yitwa Exchange, ayivuyeho yerekeza mu gihugu cya Uganda akorana n'abakobwa Kataleya ndetse na Kando, bakorana indirimbo yitwa Warubizi. Nanone akivayo ahita yigarukira mu Rwanda akorana indirimbo Soja na Juno Kizigenza nawe wari umeze neza muri icyo gihe, bituma uyu mukobwa akomeza kumvikana cyane mu matwi y'abanyarwanda ndetse no ku ma stage menshi. Bwiza amaze gushyira hanze albumu ebyiri ku ikubitiro. Yakoze albumu ya mbere ayita My Dream, igizwe n'indirimbo zigera kuri 14 zirimo iyo yise Call Me ndetse na Monitor yakoranye na Neo Bosco. Hanyuma albumu ya kabiri yayise 25 Shades, ingiriro akaba yarayimurikiye mu gihugu cy'Ububirigi i Buruseli mu bitaramo yari ari gukora bizenguruka isi. Iyi albumu rero yanaje kugurwa amafaranga menshi cyane. Izi albumu ebyiri nkubwiye yabashije kuzikoramo indirimbo zigera kuri 40. Uyu mukobwa yakoze amakorabo agiye atandukanye kandi akomeye, yatumye izina rye rikomeza kuba irya mbere mu bahanzikazi b'abanyarwanda. Muri korabo ze nakubwira harimo nka korabo yakoranye na The Ben mu ndirimbo yitwa Best Friend. Iyi ngiyi rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni zirenga 3 ku rubuga rwa YouTube. Nyuma yaho yegereye umuhanzi Chris Easy bakorana indirimbo yitwa Lolo. Hanyuma indi korabo afite ni korabo yakoranye n'umuhanzi Mico The Best, indirimbo yitwa Wibesha. Nyuma yaho yaje kwerekeza mu Burundi akorana n'umuhanzi Double J bakorana indirimbo yitwa Nobody. Iyi ngiyi ikaba imaze kurebwa na miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 100 ku rubuga rwa YouTube. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo uyu mukobwa yari amaze kuba ubukombe no kwigarurira imitima y'abanyarwanda, yegereye umuhanzi Bruce Melody bakorana indirimbo yitwa Ogera. Ubu ngubu imaze kurebwa na miliyoni zigera kuri 4. Iyi ndirimbo rero yafashe Bwiza imuhindura undi muntu udasanzwe, abikesheje discipline no kuba ari umukobwa ukibi wabo, uburere ndetse n'ikinyabupfura cyinshi. Iyi ndirimbo yamufashije gushyirwa mu bahanzi bagombaga kuzengurukana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri kampeni y'amatora ya 2024, dore ko iyi ndirimbo Ogera yabaye nk'ikirango cy'ishyaka rya FPR cyangwa se Rwanda Patriotic Front, dore ko iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zacuranzwe cyane mu mwaka wa 2024, igacurangwa n'ingeri zose, urubyiruko, abasaza ndetse n'abakecuru n'abana. Nta muntu waba utarakunze iyi ndirimbo. Ibihembo byinshi uyu mukobwa amaze kwibikaho ku ikubitiro nakubwira nk'igihembo yatwaye mu mwaka wa 2021 ari nacyo cyamwinjije muri kariyeri neza. Iki ngiki cyitwa The Next Diva, akaba yaragihawe na Kickers Music. Guhera mu mwaka wa 2023 yatangiye gutwara ibihembo bya Isango na Muzika, dore ko igihembo cya Isango na Muzika cy'umuhanzikazi mwiza w'umunyarwanda cya 2023 yagitwaye, agatwara icya 2024 ndetse n'icya 2025 aheruka gutwara umwaka ushize. Ntabwo ari ibyo gusa kuko ni mu bihembo byari byateguwe na Sherry Silver mu ijoro bita Silver Gala. Iri ni ijoro riberamo igitaramo kiba cyateguwe na Sherry Silver. Bwiza rero akaba yarabaye Best Dressed Female, akaba ari we mukobwa wari wambaye neza mu bari baserutse muri ibyo bitaramo. Ahangaha rero naho yatwaye igikombe. Ntabwo ari cyo cyonyine kuko yatwaye ibikombe 2, dore ko n'icya 2024 cy'umukobwa ari wambaye neza ari we wagitwaye. Muri uyu mwaka wa 2026 nanone Shining Star Africa Award yabashije kumugira umuhanzi kazi mwiza wo muri East Africa, nanone imukubita ikindi gihembo kiza cyiyongera ku gihembo yarahitse gutwara muri Isango na Muzika Award. Uyu mukobwa yitabiriye stage nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko kuva yaza ari we mukobwa umaze gukora stage nyinshi ukurikije n'igihe gitoya amaze mu muziki. Icyambere twavuga yitabiriye Trace Award yabaye tariki 21 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023. Hanyuma ariko nanone ya performance muri Move Africa yabaye mu mwaka wa 2025, aho yagize amahirwe yo guperformingira kuri stage imwe na John Legend ku itariki 21 z'ukwa 2 2025. Gusa nanone nawe yaje guhita ategura igitaramo cye cyo kwizihiza imyaka 4 yari amaze mu muziki, aho hari muri 2025 mu kwa 8 tariki 9 mu ijoro yari yateguriyemo ibi bitaramo rero byo kwizihiza imyaka 4 yari amaze mu muziki. Byabereye muri Kigali Universe. Iki gitaramo kitabiriwe n'ababyeyi be ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungire. Muri iki gitaramo yarahari. Ntabwo ari ibyo gusa kuko uyu mukobwa yanataramye mu gitaramo cyari cyabereye i Buruseli mu Bubiligi, aho yari yahahuriye na The Ben ahari ku itariki 3 z'ukwa 8 mu mwaka wa 2025. Muri iki gitaramo nacyo yanamurikiyemo album nakubwiye haruguru 25 Shades. Mu kwa gatatu tariki 7 2025 ku munsi wahariwe abagore, uyu Bwiza yari yibereye mu gihugu cya Sweden mu mujyi wa Stockholm, aho yataramiye abari n'abategarugori bari baje kwizihiza uyu munsi ahabera imyidagaduro bita Baluba Haga. Ahangaha rero naho akaba yarabashije gutaramira abakunzi be bagiye batandukanye babarizwa hanze y'u Rwanda.
bitewe n'ubuhanga bw'ijwi rye n'uburyo yigaruriye abafana mu gihe gitoya cyane ko uyu mukobwa afatwa nk'umuhanzi uzi gukora stage nziza, dore ko iyo ageze kuri stage ngo adataramira abafana gusa ahubwo anataramana nabo. Ni umukobwa ugera kuri stage agashaka uburyo ki byanga bikunze ari bwigarurire imitima y'ababa bamureba, cyane ko stage nyinshi ahita atumira abantu bakaza kumufasha ku rubyiniro, ibintu bishimisha abafana be cyane bigatuma bamwisanzuraho kandi bakanamukunda. Ibi ngibi byatumye amakampani menshi agiye atandukanye amugirira icyizere, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Yara Africa cyanditse ko rero Bwiza mu mwaka wa 2024 yabaye brand ambassador wa MTN ndetse na Infinix. Kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga ze zose ahagaze neza, dore ko kuri YouTube akurikirwa n'ibihumbi 441, ni mu gihe kuri Instagram akurikirwa n'ibihumbi 315, naho kuri TikTok akurikirwa n'ibihumbi 117. Ubwo bwari ubuzima, urugendo ndetse n'amateka ya Bwiza. Niba hari undi muhanzi wifuza ko twazakubwiraho, watwandikira muri comment. Nanone niba wifuza kwamaza ibikorwa byawe, andikira nimero uri kubona hasi aho ngaho, ubundi tukwamamarize ibikorwa byawe. Nitwa Elize Ishimwe.